Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza amahoro n'imigisha aturuka ku Mwami wacu Yesu Kristo nibane namwe. Muri uyu mwanya nongeye kunezezwa cyane no kubana namwe. Muri uyu mwanya ijuru ryaringanije rikaduha uburyo, rikaduha n'umwanya kugira tuganire ku byanditswe byera. Muri uyu mwanya tugiye kwigira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo ni gute umuntu yakwakira umwuka wera. Ni insanganyamatsiko ngari tuzagenda tuganiraho, ariko uyu munsi tugiye kwigira hamwe icyigisho twibanda cyane ku mumaro wa mwuka wera. Tugiye kurebera hamwe umumaro wa mwuka wera n'uburyo umuntu yakwakira mwuka wera. Niyo mpamvu ngira ngo aho uri usengere mu mutima cyane kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye kwibibwa ntirigende ubusa kandi ntirizagaruka ubusa. Mureke mbere y'uko dutangira dusenge. Data twese uri mu ijuru dukunda, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ko uri Imana igira neza kandi uri Imana idukunda, ikiranukira kutubabarira. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amasezerano watanze. Wadusezeranyije ko iyo dusaba umwuka wera uzamuduha nta kabuza. Ariko twigisha icyo mwuka wera azatumarira aricyo cy'ingenzi gikwiriye ku bugingo bwacu. Niyo mpamvu tukuraritse nk'umwigisha mukuru kugira ngo ubane natwe. Tubisabye Imana Data kwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ndanezerewe cyane kuri insanganyamatsiko tugiye kwigira hamwe. Ni gute umuntu yakwakira umwuka wera? Ariko tugiye kurebera hamwe amasezerano Uwiteka yatanze n'icyo umwuka wera azamarira abantu. Rimwe na rimwe dutinda ku buryo abantu umwuka wera abantu aribo bamukoresha kugira ngo umwuka wera ari udukoresha. Rimwe na rimwe abantu ugasanga bahisemo kugira ngo bakoreshe umwuka wera, kandi umwuka wera ni igikoresho cyatanzwe ngo yagikoresha abantu. Ntabwo abantu babereyeho kugira ngo bakoreshe umwuka wera, ahubwo umwuka wera abereyeho kugira ngo ayobore abantu mu kuri kose. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8 tuhabona isezerano ry'uko umwuka wera azatangwa. Haranditswe ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Hari ikintu cyagombaga kuba intumwa zakira umwuka wera, zagombaga guhabwa imbaraga. Iyi mbaraga niyo yagombaga kubabashisha guhamya umwami Yesu. Ariko umwuka wera mbere y'uko aza cyangwa kuza kwe ari ikintu cy'ingenzi nifuza ko tugiye gutinda. Si umurimo intumwa zagombaga gukora kuko zamaze kwakira mwuka wera, ahubwo ni umurimo umwuka wera agomba gukorera mu mitima y'intumwa ndetse no mu mitima y'abandi bantu bose bazakira umwuka wera. Tugiye kurebera hamwe amasezerano cyangwa umumaro wa mwuka wera. Ijuru ryatangaje ko umwuka wera icyo azakorera imitima yacu. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa 16 kugeza 18 tugateruka tukagera ku murongo wa 26, tuhabona isezerano rya mwuka wera n'icyo mwuka wera azatumarira. Haranditswe ngo umurongo wa 16, nanjye nzasaba Data, nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. 17, niyo mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. 18, simbasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. 26, ariko umufasha ari we mwuka wera uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 dore ku murongo wa 7 kugeza 14. Haranditswe ngo, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. 8, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umurongo wa 9, iby'icyaha kuko batanyizeye. 10, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona. 11, n'iby'amateka kuko umutwari w'ab'iyi si aciriwe w'iteka.
12, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu nimubasha kubyihanganira. 13, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kandi azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azavuga nibyo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ndifuza cyane ko dutinda kuri uyu murongo wa 8 n'uwa 9, ikintu Umwuka Wera azatumarira. Haranditswe ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umurongo wa 9, n'iby'icyaha kuko batanyizeye. Icyo Mwuka Wera agiye kumanza gukorera abantu ni ukubanza kubemeza iby'icyaha n'iby'amateka, kandi ikindi cyaha Mwuka Wera agomba kwemeza abantu ni uko batizeye. Igitabo Kweshwaho no Kwizera, paje 62 na 63, isubi ya 2, handitswe ngo ubwo yatangaga isezerano ry'umufasha, Yesu yaravuze ati ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'urubanza. Yohana 16:8, kuko amategeko yari amenyekanisha icyaha. Abaroma 3:20, ariko amategeko ni aya Mwuka. Abaroma 7:17, ni kamere y'Umwuka Wera, kuko gukiranuka kw'amategeko ni imbuto y'Umwuka Wera, bityo ntihashobora kubaho kwemeza ibyaha mu mutima n'umwe ku isi bitanyuze mu murimo ukorwa n'Umwuka w'Imana. Twasomye amagambo atubwira ngo Mwuka Wera naza, ikintu cya mbere azakorera mu mutima w'umuntu ni ukumwemeza iby'icyaha. None mu Baroma batubwiye yuko kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha, kuko amategeko atari, icyaha kiba gipfuye, ariko amategeko ari, n'icyaha kiba gihari. Ni ukuvuga ngo umumaro Mwuka Wera agomba kumanza gukorera mu mutima ni uko Mwuka Wera agomba kumanza gukorera mu mategeko y'Imana kugira amanze yemeza abantu iby'icyaha. Igihe abantu bavuga ko bafite Mwuka Wera kandi bakigomera amategeko y'Imana, ni igihamya kigaragaza kuko nta Mwuka w'Imana bafite, kuko umumaro wa mbere Mwuka Wera icyo azakorera umuntu ni ukumwemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. None Mwuka Wera agomba gukorera mu mategeko y'Imana, kuko amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Amategeko aramutse adahari, n'icyaha nticyaba gihari, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye, ariko amategeko ari, n'icyaha kiba gihari, kandi amategeko ni aya Mwuka. Umwuka w'Imana none aha turi kureba yuko agiye gukorera mu mategeko y'Imana yivugiye, kuko ku isi ntihabaho kwemezwa umuntu k'Umwuka Wera amwemeza icyaha amategeko adahari, kuko amategeko amaze kuduhishura yuko icyaha gihari. Zaburi ya 33:6 haranditswe ngo ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Twibuke yuko amategeko y'Imana ni amagambo Uwiteka yivugiye, kandi uyu mwuka wo mu kanwa k'Uwiteka niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Abeburayo 1 dore ku murongo wa 3 n'uwa 12. Umurongo wa 3 haranditswe ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane byo mu ijuru. 12, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikaba ari ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya n'ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukabangukira. Ababurayo bari kugereranya ijambo ry'Imana n'inkota. Twibuka yuko mu Befeso igice cya 6:17 batubwira ko tugomba kwakira inkota ariyo Mwuka Wera.
kandi uwo mwuka wera akorera mu ijambo ry'Imana. Baravuze ngo mwakire inkota y'umwuka, kandi iyo nkota ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Reka iri somo turisome. Abefeso igice cyaho cya 6 umurongo wa 17. Abefeso 6:17 haranditswe ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka niryo jambo ry'Imana. Kandi tukurebera hamwe umumaro umwuka wera azagirira abazamwakira. Ikintu cya mbere cyo nuko umwuka wera agomba guteguriza imitima, akabanza kutwereka iki? Akabanza kutwemeza icyaha. Iyo umuntu amaze kwemezwa icyaha mu mutima, nibwo yita ku nama y'agakiza. Ariko umuntu atari yemezwa iby'icyaha, ntabwo yita ku nama y'agakiza cyangwa yita ku gushaka Yesu Kristo. Ariko umuntu umaze kwemezwa icyaha mu mutima, asanga nta kindi akwiriye usibye kurimbuka, kandi akaba ari uwamwitangira Yesu Kristo, bikamutera gushaka Yesu. Niyo mpamvu inkota y'umwuka igaragara mu ijambo ry'Imana igomba guhinguranya mu mitima yacu kugira ngo umwuka wera akore umurimo we, ni ukumanza kutwemeza iby'icyaha. Urwambere rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 13 haranditswe ngo icyo dushimira Imana ubudasiba nuko twabaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ariyo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Ijambo ry'Imana rigomba gukorera mu bizera, kandi umwuka w'Imana nk'uko twamaze kwibana ngo mwakire inkota y'umwuka ariwo jambo ry'Imana. Kandi mu bebarayo bakatubwira yuko ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota ya muri yombi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana niwo mwuka wayo. Niyo mpamvu igihe ijambo ry'Imana rivuzwe, abantu ikintu baba bakiriye ni umwuka w'Imana ugomba gukorera muri bo. Kuko Pawulo yandikira Abatesalonike avuze ngo icyo dushimira Imana ubudasiba nuko ubwo twabaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ariyo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ryaturutse ku bantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana, kandi iyo jambo ry'Imana yamaze kuryakira rikorera muri bo. Kuvuga ngo umusaruro w'umwuka wera wari utangiye kuboneka. Kubeshwaho no kwizera paji 58. Ariko reka tumaze dusome isomo ryiza riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 20 umurongo wa 22. Haravuga ngo amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati mwakire umwuka wera. Igihe ni igihe Kristo yari ari kumwe n'abigishwa mu mitsi ya nyuma agiye gusubira mu ijuru nyuma y'umuzuko. Rero ababwiye ati amaze kuvuga atyo abahumekeraho umwuka ati nimwakire umwuka wera. Imana ivuganira nawe mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka, ni umwuka wemeza iby'icyaha, kandi Imana ibikora ikoresha amategeko, kuko amategeko ari aya mwuka, kandi amategeko nk'uko twabonye niyo amenyekanisha icyaha. None niba mwuka wera yemeza icyaha, kandi tukaba dusanga kugira ngo umuntu yemezwe icyaha nuko agomba kumanza kumva amategeko y'Imana, kuko amategeko ni aya mwuka, kandi amategeko niyo amenyekanisha icyaha, kandi ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka. Twumve Pawulo yandikira Timoteyo rwa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niba ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, nicyo kintu umwuka wera akorera mu bugingo bwacu. Isomo twasomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 2 batubwiye yuko igihe abantu bakiriye ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana rikorera muri bo. Nta kindi kintu cyari rigiye gukora
riba rigiye gusoza iki kintu Pawulo yandikira Timoteyo urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Iki kintu nicyo kintu ijambo ry'Imana rigiye gusoza, nuko riba rigiye guhanira umuntu gukiranuka no kumwemeza iby'icyaha. Niba Mwuka Wera yemeza abantu icyaha, kandi twamaze kubona yuko Mwuka Wera yemeza abantu icyaha ubundi akoresheje ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo abantu bakwiye kwireberamo. Igihe barebye bagasanga badatunganye, nta kindi kintu bari ko dusibye kubemeza icyaha, umwuka w'Imana watangiye gukorera mu mitima yabo. Umwuka Wera ni umwuka w'Imana, umwuka wa Data ndetse n'Umwana. Nuko rero gukiranuka guhishurwa na Mwuka Wera ni ugukiranuka kw'Imana, kuko tumaze kubona ko ijambo ry'Imana rikoramo na Mwuka Wera. Ikintu rikora ni ukutwemeza byo gukiranuka. Noneho rero binyuze gusa mu kwitegereza gukiranuka nibwo tubasha kumenya icyaha ndetse n'imiterere yacyo. Amategeko amenyekanisha icyaha, ubwayo si icyaha, ahubwo ni ishusho ryo gukiranuka kw'Imana. Ubasha kwitegereza icyaha, kandi niba nta kindi kintu wigeze ubona utekereza ko byose ari byiza, kandi mu gihe uzi icyiza icyo ari cyo ushobora gutakaza ubwo bumenyi bwo kumenya icyiza binyuze mu kwitegereza icyaha, kubera kuyobya gukomeye kw'icyaha. Rero umwuka agomba kuguhishurira gukiranuka kw'Imana mu mategeko yayo. Mbere y'uko umenya icyaha, intumwa iravuga ati simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'iki? N'amategeko. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 7. Nabyo niko bimeze. Nimukishuke nk'umuhishuzi wo gukiranuka nyakuri kw'Imana, niwe mwuka wemeza iby'icyaha. Kubeshwa no kwizera paji 34. None uku gukiranuka amategeko agaragaza ni ukuye. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 17 haranditswe ngo noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Niba itegeko rikiranuka kandi Imana ikaba ikiranuka, kuko Imana ni Imana ikiranuka, ubwo tugiye twitegereza gukiranuka kw'Imana yuko tukwitegereza mu mategeko. Ibi bintu biraza kudufasha kugira ngo Mwuka w'Imana akore inshingano ye mu mutima w'umunyabyaha. Nuko ikintu cya mbere Mwuka w'Imana yo kudukorera ni ukutwemeza icyaha, kandi twamaze kubona umusaruro Mwuka Wera yuko araza kwifashisha amategeko y'Imana yavuzwe n'akanwa k'Imana kandi akandikwa n'ukuboko kw'Imana. None amategeko y'Imana ayishura gukiranuka kw'Imana, kuko itegeko ryose ni iryera kandi Imana ni iyera, kandi itegeko ryose rirakiranuka. Abaroma 7:12. None amategeko tumaze kubona yuko kandi amategeko ari aya Mwuka. Nuvuga ngo Mwuka w'Imana ari gukorera mu ijambo ryayo kugira asohoze ibisabwa. Nuvuga ngo iyo twirengagiza ijambo ry'Imana, ntabwo Mwuka twifuza kwakira tuzigera tumwakira, kuko ikimenyetso yuko turi kwakira Umwuka ni uko ijambo ry'Imana ritangira gukorera muri twe. Kandi urugero umuntu yakiriraho ijambo ry'Imana, cyangwa urugero rw'ijambo ry'Imana riri mu muntu n'uburyo agendera muri ryo, ni ikimenyetso ko Umwuka w'Imana akorera muri we. Hatari amategeko 10 y'Imana, abantu ntibashobora gusobanukirwa ubwiza bw'Imana. Ntibashobora kugira umutima ubarega ikibi, cyangwa ngo bagire umutima ubabwiriza kwihana. Mu gihe cyose birengagije ko bariho batandukanye n'itegeko ry'ijuru, ntibazi neza ko bazimiye, kandi ntibiyumvisha neza agaciro k'amaraso ya Kristo yeza ibyaha. Igihe cyose umuntu adafite ijambo ry'Imana, yireberemo ririmo amategeko yayo, ntabwo azigira abona gukiranuka kw'Imana, kuko gukiranuka kw'Imana umuntu akubona iri jambo ry'Imana rimaze kumwemeza icyaha. Yamara kwemezwa icyaha akajya gushaka gukiranuka kw'Imana ari we Yesu Kristo, kugira ngo umunyabyaha asobanukirwe n'imirimo ye bwite. Amategeko agira akamaro nk'indererwamo, nk'uko biri muri Yakobo igice cya 1 uhereye ku murongo wa 23 kugeza ku 25. Igihe abantu birebera mu ndererwamo y'ijambo ry'Imana,
icyabakaga ni ukwibagirwa, kuko baranditse ngo uwo mwanya yibagiwe yameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo ariko yagenda akibagirwa uko yasaga. Niyo mpamvu dusabwa guhora twirebera mu ndorerwamo y'ukuri ryo jambo ry'Imana. Abirebera mu ndorerwamo bashobora kubona ububi bwa kamere yabo, bayigereranya na kamere itagira inenge y'umwami. Muri ubwo buryo amategeko y'imico mbonera ayishura ko inyoko muntu yose itsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Abaroma 3:19. Bityo rero bose bakeneye gukizwa nayo. Amagambo ari mu gitabo cy'Abadivantisiti umunsi wa karindwi bizera, paji 235. Yesaya, umuhanuzi Yesaya yandika mu gice cya 42 umurongo wa 1 n'uwa 3, yanditse amagambo akomeye cyane ngira ngo mwiteho. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije, umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyabyaha gukiranuka. Iri ni isezerano ry'umukiza, kandi ijambo ry'Imana niyo mpamvu dukeneye gukiranuka kwa Yesu. Twavuze ngo mushyizeho umwuka wanjye. Igihe Kristo yatangiraga umurimo muri Luka igice cya 4, n'amagambo Yesaya yarareretswe muri gice cya 31, mwavuze ngo dore umwuka w'Uwiteka ari muri njye, yatsigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Uyu ni Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi n'ugomba kutuzanira gukiranuka, kuko ubwe ni ugukiranuka. Kandi niba n'amategeko ye akiranuka, nawe akaba akiranuka, ni ukuvuga ngo dukeneye Kristo mu mitima yacu kugira ngo asohoze iby'amategeko yari arananiwe. Dukeneye Kristo mu mitima yacu, kandi tuzamwakira kubwo kwizera, kandi kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo ryande rya Kristo. Niyo mpamvu umugaragu w'Uwiteka aramiye yamutoranyije. Ikintu yamutoranyije ni ukugira ngo atuzaniye gukiranuka. Umurongo wa 2, ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. 3, urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Igihe Mwuka Wera ukorera mu ijambo ry'Imana, nk'uko twamaze kwibona, arasema umutima w'umuntu, kuko uko umuntu yitegereza mu gukiranuka kw'Imana nibwo abona ko ari mubi. Uko arushaho kubona ko ari mubi, niko arushaho kubona ko akeneye umukiza. Kandi umukiza, icyiza dushimira Imana, nk'uko tumaze kwibona, ni uko n'urubingo rusadutse atazigera ruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntabwo azigera ruzimya. Uwo ni umumaro wa Mwuka Wera. Nubwo atwemeza iby'icyaha, kandi ingaruka z'icyaha akaba ari urupfu, ariko Umwuka Wera ntabwo aje kuduciraho iteka kugira ngo dupfe nk'uko amategeko abisaba, ahubwo aje no kutubera umushorera wo kuduhishura yuko nyuma y'ibyo byose ari Ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. Uwo niwe gukiranuka kwacu. Kubwo kwizera turatsindishirizwa, umuntu akaba mu isezerano rishya. Amategeko y'Imana ni inzira Umwuka Wera akoresha ngo atunganye, atujyane ku guhinduka. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Zaburi ya 19:8. Mu gihe tumaze gusobanukirwa na kamere yacu by'ukuri, dusobanukirwa neza ko turi abanyabyaha bakiriho iteka ryo gupfa, kandi ko nta byiringiro. Nanone tukagaragaza ko dukeneye umucunguzi. Guhera ubwo ubutumwa bwiza bugahabwa agaciro mu maso yacu. Itegeko rituyobora kuri Yesu Kristo, niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kutubohora mu mibereho itagira ibyiringiro. Ni muri ubwo buryo Pawulo atubwira icyarimwe iby'amategeko y'imico mbonera n'amategeko y'imihango. Umwigisha kugira ngo atuyobore kuri Kristo ngo dutsindishirizwe kubwo kwizera. Uyu ni mu murimo, uyu niwe mumaro wa Mwuka Wera. Igihe Mwuka Wera umuntu avuga ko amufite, ariko ntamuyobore, amuyobore muri Kristo kugira ngo muye gutsindishirizwa, uyu mwuka yaba ari umwuka w'ikinyoma, ntabwo yaba ari umwuka w'Imana.
kuko umumaro wa mwuka twamaze kubona ni ukwemeza abantu iby'icyaha, kandi azabikora yifashishije amategeko y'Imana. Kandi igihe umuntu amaze kwemezwa iby'icyaha, nta kindi kintu kiba kibaye mu mutima yakivutse usibye urubanza aba akatirwa n'amategeko, kandi akwiriye gupfa kuko igihano cy'icyaha ni urupfu. Ariko igihe amaze gusobanukirwa, amategeko amubera umushorera, Mwuka Wera akamuyobora kuri ntama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi akamutsindishiriza, nk'uko biri mu Bagalatiya igice cya 3:24. Nubwo amategeko yerekana icyaha cyacu, ntashobora na rimwe kudukiza nk'uko amazi afasha gusukura umubiri wanduye, nako bimera iyo tumaze gusuzuma ubushake bwacu bwo guhinduka binyuze mu ndorerwamo y'amategeko. Tujya ku isoko twahawe yeza ibyaha n'imyanda, Zekariya igice cya 13:1, kandi tukerezwa mu maraso y'umwana w'intama, Byahishuwe igice cya 7:14. Umunyabyaha agomba kureba umukiza. Guhera igihe umunyabyaha ahishukiwe na Yesu Kristo ku musaraba w'i Kaluvari, ababazwa n'ibyaha by'abari mu isi yose, Umwuka Wera amwiyereka imyifato y'Imana ku bantu bose bihana ibicumuro byabo. Guhera ubu ibyiringiro byuzura imitima yacu, kandi mu kwizera gusa turushaho kwegera umucunguzi wacu udushyira imbere impano y'ubugingo buhoraho, nk'uko biri muri Yohana 3:16. Kuko Uwiteka akunze abari mu isi cyane. Igihe Mwuka Wera atari gukorera ibintu mu mutima wawe, ni ikimenyetso ko umwuka ufite atari umwuka uturuka ku Mana. Kuko tumaze gusobanukirwa neza ko uyu mwuka uturuka ku Mana ukorera mu ijambo ryayo. Igihe cyose udafite ijambo ry'Imana, nta na rimwe uzigera wakira Mwuka Wera. Mwuka Wera azaza kuri wowe kubw'ijambo ry'Imana nk'uko twayibonye. Igihe abantu bamaze kwakira ijambo ry'Imana nk'ukuri ryatangiye gukorera muri bo, uvuga ngo Mwuka Wera yatangiye gukorera muri bo. Yesaya 55:10-11. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya ingumbu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora ibyo naritumye. Iki nicyo ijambo ry'Imana rikora mu muntu rigomba gukora. Yesaya 44:3. Uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Ibi byerekanwe mu buryo burimo imbaraga mu gutanga amategeko kuri Sinayi. Mu bihe bya mbere abantu bari bafite inyota, hanyuma Imana ibwira Mose iti, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu banywe. Kuva igice cya 17:5-6. Ibi byarakozwe kandi abantu baranywa, kandi babashije kubaho. Ariko amazi banyweye mu buryo bw'igitangaza yatanzwe na Kristo. Ibyo bivuze ko ayo mazi yakomotse kuri we. Intumwa Pawulo iravuga iti, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ubwa mbere rw'Abakorintho igice cya 10:4. Igitare abantu babonye icyo Mose yakubise cyashushanyaga Kristo. Kubeshwaho no kwizera, paje 63. Isaya dusoza 61:11. Nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umera imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana azameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Igihe cyose Uwiteka azameza gukiranuka, nta kindi kintu kizabaho usibye yuko abantu bazaba bakiriye amategeko y'Imana,
ariko amategeko y'Imana bazabakiriye nuko bizaba byanyuzemo inama y'Imana ukore ibyaha by'abari mu isi. Kugeza ubu wamaze kwiga ko kumenya icyaha biva mu kwitegereza gukiranuka kw'Imana, ku gukiranuka Uwiteka azatanga. Noneho gira ihumure ko muri ibyo kwitegereza gukiranuka harimo kwemezwa icyaha, ibuka ko gusobanukirwa n'uburyo ubuze gukiranuka bituruka ku guhishurwa ko gukiranuka kw'Imana. None ibuka ko umwuka wemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka wamuhawe. Kristo yaravuze ati, nanjye nzasaba Data, nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe, nk'uko biri muri Yohana 14:14-16. Bifuzwe byose isezerano ryiza ry'ibyo abantu bagomba kwakira umwuka w'Imana. Byatubera byiza buri munsi tugiye tumara isaha dutekereza kandi twiga imibereho ya Kristo. Tugomba kureba ingingo ku ngingo kugira ngo ibitekerezo byacu bibashe gusobanukirwa buri mugabane w'imibereho ye, cyane cyane imibereho ye iheruka hano ku isi. Uko twibanda ku gitambo cye gikomeye yatanze ku bwacu, kumwiringira kwacu kuzarushaho gukomera, urukundo rwacu ruziyongera kandi tuzuzuzwa umwuka wera. Igihe cyose abantu biga ijambo ry'Imana nta kindi kintu buzi usibye umwuka wera. Niba amaherezo tugomba gukizwa, tugomba kwiga icyigisho cyo kwihana no kwicisha bugufi munsi y'umusaraba. Umwuka wera w'Imana kandi wigisha aba mu ijambo ryayo. Umucyo mushya kandi w'agaciro kenshi umurika uva kuri buri rupapuro. Igihe cyose abantu twifuza kwakira umwuka wera, nuko tugomba kujya muri iri jambo, kandi ijambo ryo rigomba kutuyobora. Igihe rizatuyobora gukiranuka kw'Imana, kandi gukiranuka kw'Imana kuzaduha imbaraga. Ndakwifuriza umunsi nayo nifuriza kugira ngo twemere kwakira ijambo ry'Imana kandi rikorere muri twe, nibwo tutuzuzwa imbaraga, kandi nibwo tuzabasha gukora inshingano ikomeye umwami yadusigiye y'uko tugomba kujya mu mahanga yose kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ariko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, kandi imbaraga y'Imana abantu bakira kubwira isezerano rya mwuka wera, nibwo babasha kujya mu mahanga yose. Ariko niba uyu mwuka tuvuga ko dufite udahamanya n'ibyanditswe byera, kandi umwuka utakwemeza iby'icyaha, ni umwuka uturuka kuri Satani, si umwuka uturuka ku Mana, kuko umumaro wa mwuka w'Imana ni ukwemeza iby'icyaha. Nicyo mwifuriza nayo nifuriza muri uyu mwanya. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, ukiranukira kutubabarira icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye umwuka wera watanze kugira ngo twemeze iby'icyaha. Ubwo turushaho kwegera amateka y'isi, twe kwisobanukirwa ubwacu ko turi abanyantege nke kandi ntacyo dushoboye, ariko wowe ufite icyo ushoboye kandi ufite icyo wakorera muri twe. Niyo mpamvu tukwinginga cyane kugira ngo ijambo ryawe rikomereze mu mitima yacu kandi rikorere muri twe. Ijambo ryawe tumaze gusobanukirwa yuko hariho umwuka wera akorera. Kuri uru rupapuro hariho imbaraga y'agatangaza buri muntu azagenda yakira, buri ko azagenda asoroma ku bibabi by'igiti cy'ubugingo, ariko kurya ibyanditswe byera. Ndingingira buri muntu wese kandi nayo ningingira kugira ngo turyakirane umutima ukunze, nibwo tuzabasha korokoka kandi nibwo tuzabasha guhabwa imbaraga. Ibyo tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.